gute basi atari kugira umwana wiwe yabyaye ko ashaka kwifuza ko nawe azaba nk'amayibobo nk'ubuzima bwe yaciyemo ubuzima bayemo mba numva bimbabaje tanatekereza ko bangoreka nohereza umwana w'ibihumbi 2 basi anywe n'amata byonyine numva bimbabaje n'ukuri by'Imana none siko nategereje ko wenda agira n'impuhwe ngo avuga ngo umwana nabyaye hanze nkategereza nkaheba nzaterera aho ngaho umwana abaye nk'utagira papa we kandi amufite sinabonye ejo bundi ari kurwana ngo yaguze indaya sinzano nabibonye yararanye nayo mbona bameze neza ubwo se nk'iyatinyutse kugura indaya kandi afite umwana bazi iyo ndaya umwana ifite nabwo nago bamfasha mu rwego rwo kuvuga ngo nabuze ikingi cyari nunyurira ngo wabyaranye ngo n'umugabo ba muri Amerika hari n'ubwira ngo ufite ikibazo ntabyemere ngo kandi ngo amadolari yisuka nakwibaza ukuntu umwana wanje abayeho nabi usibye ko hakwihagararaho kw'abantu nkumva ndababaye byatari umva muco ngiye naje hano kureba uno munyamakuru mbabaye nshaka ufasha umwana wawe ngiye guhamagara unyitabe nushaka umbeshye ariko umenye ko umwana wawe ahana ari afite ibibazo arababaye nta visa nshaka kuri Mucoma Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mande n'imande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora uyu ni mwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwe mwese mudi bitekerezo byanyu byiza muri comment murabigenzi kuri twe aho merere hose Imana wo mugisha nsuza cyane abakunzi bacu bari Burundi ndetse n'abari muri Zambia turabakunda cyane uyu munsi rero tubafite umutumirwa muramubona ko ari umukobwa mwiza cyane ugiye kutuganiriza byinshi bitandukanye tubahaye ikaze. Nakoze cyane amakuru ni meza watangire bwira abagukurikiye nitwa Uwase Brandine nkaba ntuyiremera hanyuma se Brandine ni muntu ki yavukiye hehe mu muryango w'abana bangaye Brandine no avuka mu bana 3 akaba avuka Gisenyi ahantu bita Majengo uri umwana wa kangaye imana 3 ndi umwana wa nyuma muri makiri bucura hanyuma Brandine warampamagaye wenda umbwira ati ndashaka ko tuzakorana ikiganiro ati byihariye ati ngiye mfite ikibazo gikomeye wenda abakuri iki kiganiro icyo kibazo baraza kukimenya ndashaka mbanze nkwibarize umuntu bita Mucoma muraziranye Mucoma ndamuzi Mucoma se muziranye gute muziranye kubiki Mucoma no mushiti wanje ariko ntago ari umushiti wanje twarabyaranye twahuriye muri quartier Iremera baje mu bintu bya shooting ambonye mpagaze hanze kuri portail arambaza yaramamagaye aransuhuza arangije arambaza kwera ko nari mpagaze hari heza ukuntu wakorera nka shoot ndamubwira reka nze mbabarize barabiyemerera then tumenyana gutyo ambwira ko yankunze dukominikana gutyo akajya akunda kumvugisha akaza no kundeba aho ngaho nabaga Iremera tuba inshuti gutyo birangira anteye inda ko nyine yambwira ko yankunze yego hanyuma se urambwiye wenda ati bari babuze ahantu bakorera shoot uramurangira ubundi busanzwe wari umuzika ari umuhanzi najyaga mwumva ko ari umuhanzi najyaga numva ibikorwa byiwe avuga ngo yabaye ngo mayibobo ngo yahereye nimba ari Gisenyi nimba ari sinzi igihugu yavuze ko yajyaga ngo apanda ngo ibikamyo yari marine arinda agera muri Amerika ariko yabanje ngo muri Kenya najyaga numva amakuru yenyine gutyo rero dukominikana gutyo hanyuma se bwa mbere wenda n'umuhungu ureka mvuge ngo umustar kuko ibyo byose yarazwi ku ma YouTube ahantu henshi cyane yagiye atandukanye akikubwira ko yagukunze wowe ni cye kintu cyese gituma uvuga ati umuhungu reka mwemerere ubona ko ari umuntu mbese navuga ngo uzwi n'abantu benshi cyane ko abakobwa bamwe namwe batinya abantu bazwi cyane we ukuntu agaragara ari ubustari bwiwe ntago abukoresha ari kuvugana n'umuntu runaka usanzwe rero n'ukuntu yanyiyerekaga byatumye nanjye nyine numva mukunze kubera ko yakundaga kuza kunsura ahantu mba akanganiriza nkabona atandukanye na wa wundi w'umustari nyine hanze nyine yari umustari ariko mu rugo yaza kunsura akanyereka ko ari umuntu usanzwe nk'abandi bose hanyuma se kuko akubwiye ko yagukunze bumvishe koko nawe umukunze urukundo byanyabyo
numvise mukunzi kwera yanyitaga akajya amamagara cyane akambaza ahantu undi akambwira ngo nze amfate njye kumusura nkavuga oya nago naza kugusura akambwira duhurira ahangaha basi nkavuga ngo nta kibazo ko numvaga ko nyine ari n'umusitari numvaga ari ibintu byiza nyine binshimishije ni ukuvuga ngo we yaguteye inda akurikije mbese agendeye ku busitari wamwemereye ko yagutera inda kubera ko yari umusitari si ukwenda wari umukunze cyane nkeka ko aricyo yagendewe cyane kuko yari azi ko nta byanga amaze kunyereka ko ari n'umusitari n'abantu bajyaga bamuhamagara nkumva aravugana n'abandi bose b'abasitari nkumva nyine ni byiza none yanyereka yuko hari umuntu mwiza turi kuvugana nkavuga nta kibazo. Hanyuma wenda ndashaka umbwire ujya kumureba ku munsi yagutereye inda byagenze biti? Njya kumureba bwa mbere yarampamagaye musanga ahantu yari ari kumwe n'abandi bahungu ariko muri abo bahungu nta n'umwe narinzi. Arangije nyine nkihagera abwiye aba bahungu ngo aragiye arahita agaruka. Umwe nyine mu bahungu wari urimo aravuga si cyo cyano kijyanye we anjyana asa nk'ubampungishije anjyana nimba ari we yanjyanye nimba ari kuri abo bahungu nimba ari byo bari bapanze ntago mbizi njye nagiye aho hantu mbona ni nk'ahantu aba ariko ko nari nzi ko ataba mu Rwanda numvaga ari nko muri ghetto y'undi muhungu anjyanyemo. Rero niho yantereye inda aho ngaho uwo munsi wa mbere nagiyeyo nibwo yahise antera inda. Hanyuma ndashaka umbwira urugendo ukimara kumenya ko utwite ukavuga uti uriya muhungu ndamutwitiye Mucoma byagenze bite warabimubwiye cyangwa se wagize ipfunwe ryo kubatereka mubwire ko yanteye inda cyane ko hari abakobwa kubwira ati njye naratwise ariko nanga kubibwira umuhungu kuko hari abahungu runaka badashobora kwemera inda? Akimara kuntera inda nyimara kubimenya bitewe n'umutima nari muziho ntago nigeze ntinya kubimubwira. Haciyemo iminsi nyine maze kumenya ko ntwite ndabanza ngiraho ubwoba ukuntu nyuma nyine n'ubundi ndavuga se ko n'ubundi ari we wanteye inda nta wundi muntu wanteye inda ndatinyira iki kumubwira kubera ko numvaga ko n'ubundi azabyemera. Nyuma rero ndamuhamagara kuri fone muri iyo minsi tumaze kubonana ntago yongeye kujya ampamagara nkuko yajyaga mvugisha. Nabonaga hashiragamo iminsi nk'ibiri umunsi umwe nabwo uwo munsi umwe nkaba ari ngiye mucokoza nkamuvugisha naramenya ko yanteye inda. Nyuma rero finali ndabimubwira maze kubimubwira arambwira ngo nimbe ndetse ngo tuzavugana ngo twabonanye ngo ari mu bintu byinshi. Negereza ko amamagara ndaheba ndategereza najya muhamagara akankupa nyuma rero kera kabaye muri abo bahungu harimo umuhungu umwe twari twaramenyanye yabaye inshuti yanjye ho gato nkajya mubaza amakuru ya Mucoma arambwira ngo Mucoma ngo ntawe ukiri no ngo yaragiye. Yakubwiye se ko yagiye hehe niba atari banga? Yambwiye ko yagiye uwo muhungu yarambwiye ngo nago wamenye za Mucoma ngo wasanga ari n'inyamirambo ngo wasanga ari n'igisenyi ngo ntiwamenye iziwe ngo usibye ko ngo atari no hanga. Ndamuga nese yagiye hahandi ajya avuga ngo aba muri Amerika ngo abahe ngo aba mu bihugu bitandukanye arambwira ngo byanashoboka ngo wasanga yaricomokeye. Umva umutima urandiye nyine hako ndavuga nakundi wenda wabona yaranteye inda n'ubundi ari mu nzira zo kugenda akaba yarabimpishe wenda nagaruka nzabimubwira akabyumva. Rero narategereje ndaheba nyuma aza kugaruka agarutse wa muhungu arambwira ngo yaraje andangira ahantu ari kiye kumureba nsanga ntawe uhari. Yakurangiye hehe se? Agarutse avuye muri Amerika cyagarutse avuye aho ku Gisenyi wenda yaragiye aho hahandi utaruzi? Njye ntago nzi nimba yaravuye muri Amerika cyangwa ari aho ku Gisenyi kuko naramuhamagaraga asanyitabe nanamwandikira no kuri WhatsApp na hehe hose yabona ari njyewe agahita amboroka ahantu hose akamboroka. Ntago nari nzi nimba ari Gisenyi cyangwa nimba ari muri Amerika yarari. Rero nyuma aho ahantu hose bandangiye nkamubura birangira nyine numvishe inkuru yagiranye n'abanyamakuru nkajya numva nyine ibintu avuga n'iki nkavuga se uno muntu ari muri Amerika cyangwa ari i Kigali. Umunsi umwe nyine numva ikiganiro mwagiranye nibwo naguhamagaye nyine nshaka kukubwira ibibazo byanjye na Mucoma nyine kugira ngo n'ahantu hose ari abimenye. Hanyuma se niyihe mpamvu wenda hari benshi cyane bagiye bakorana ni cyo kintu cyatumye uvuga ati reka mamagara umunyamakuru wenda aba ari we nabwira ikibazo cyanjye? Umva nkubwire rero wowe uri umukobwa uri igitsina gore rero njyewe urumva nahuye n'ibibazo
maze kugira umwana w'umwaka umwe n'igice. Mucoma ntago turavugana, nta nubwo aranatekereza ngo navuge ngo reka mpamagare wa mukobwa wigeze kumbwira ngo reka mubaze uko bimeze cyangwa yumva nimba naramubeshyaga cyangwa iki. N'umushuti wiwe yarabimubwiye ko nabyaye umwana basa, ngo aramubwira ngo aca burage wana ngo abakobwa b'i Kigali ngo nagubaza. Rero njyewe mba numva bimbabaje cyane, nyine naguhamagaye nshaka kubikubwira nk'umukobwa mugenzi wanjye kandi ufite uburyo Mucoma byamugeraho, ndavuga reka mbikubwire. Hanyuma njyewe urakoze cyane. Ubushize sinzi wambwiye ko wenda wumvishe n'ikiganiro twagiranye Mucoma, naramubajije ati hari umukobwa wampamagaye wenda ntago ari blague, wambwiye ko wamuteye inda. Mucoma arambwira ati njyewe ntago nshaka kwihakana umwana wanjye, ati iryo kosa sinarikora. Ibyo bintu bivugaho iki we? Kubwe yarambwiye ati njye sinakihakana umwana wanjye. Ibyo ari byo byose ubwo rero avuga ko iyo nda wenda ishobora kuba atariye, wenda wayimugeretseho. Ngo ntago ariye, nese yarabihakanye ngo ntago ariye. Yavuze ko adashobora kwihakana umwana we, ngo niyo umukobwa yamumushyira ashobora kuba yamufata akemera akamurera ariko kugira ngo yihakane umwana we. Nese yabyemera gute n'ubundi ataje kureba ko ari uwe? Cyangwa umuntu nigeze agira n'amatsiko yo kuvuga ngo reka njye kureba basi nda ntago ari kuyemera naho mbyariye ngo anavuge ngo umwana ngo n'uwanjye. Hari igihe wenda ushobora kuvuga gutya ati inda ni ya Mucoma, ariko wenda wishakira visa, kuko hari abakobwa bashobora kubikora akavuga ati reka nshyire inda kuri uyu muhungu. Umva nkubwire, nta visa nshaka kuri Mucoma. Njyewe naramwubashye nk'umuntu twabyaranye, gusa kuvuga ngo visa ntarwo ndarenga i Kigali wenda ngo mvuge ngo nagiye Uganda harandyohera cyane nagiye Dubai ngo harandyohera nkaba nshaka kujya aho ari. Nta visa nshaka kuri Mucoma, nabyaye umwana we, ahubwo mfite ikibazo kimwe gusa. Gute njya numva inkuru zose zivugwa kuri we ngo afasha ngo abana ngo ba Marine, ngo hari nabo njya numva ngo yaha amafaranga. Gute basi atari kugira umwana wiwe yabyaye ko ashaka kwifuza ko nawe azaba nka Mayibobo nk'ubuzima bwe yaciyemo? Ahubwo ngiye ndumva bimbabaje. Umva naguhamagaye mfite ibibazo byinshi, nabuze ahantu mpera Mucoma. Nimba ahubwo se buriya Mucoma ni umusitari, ni imbwa, niko abahungu bose b'i Kigali bameze bitisha ngo nabahanzi. Birababaje, ariko wenda njyewe ntago mbyumva neza, kuko ndi kwibaza ikintu kimwe Brandi, nimba wenda umuhungu wamubwira uti ndatwite, nyuma yaho ukamubura, ese nuko wenda inda atayemera cyangwa se nuko wenda afite ubwoba bwo kurera? Kandi kuko nzi ko Mucoma ntago ari umusore wenda w'umukene, ibyo byose byatunga umwana niyo byaba bike yabibona. Wowe ubona biterwa n'iki? Njyewe ikintu nkeka wenda n'inama abantu bagiye bangira n'ibyo bagiye bambwira ko nyine Mucoma ngo n'umusitari, ngo ntago ngo yakwemera umwana, ngo cyaba ari igisebo. Nese umusitari, abasitari ntibabyara? Abasitari barabyara. Rero ibyo kwihakana umwana nibyo ngiye nshaka kumenya, ahubwo nimba kugeza ino saha atemera ko umwana ari we mbimenye, n'ubundi nzamurera busagize umwaka umwe n'igiceri cyeyo cy'ijana nzi. Nta giceri cyo na kimwe cy'ijana nzi, ariko ntago nzamuhereza kandi nzi ko yirirwa afasha abantu umwana wiwe ari kubaho mu buzima bubi, ntago bishoboka. Hanyuma se ni cyo kintu cyatumye kugeza umwana arakuza ageze mu gihe cyiza gishimishije umwaka n'igice, wavuze ngo reka nihangane ngeze iki gihe nkitegereje ko Mucoma wenda azahinduka, ariko iyi saha ndumva uri kuvuga ati ntago nzamuhereza. None siko nategereje ko wenda agira n'impuhwe ngo avuga ngo umwana nabyaye hanze, nkategereza nkaheba, nzaterera aho ngaho umwana abaye nk'utagira papa we kandi amufite. Ahubwo nambwire nimba atari uwe cyane, nimba menye ngo umwana suwe, ariko umwana n'uwa Mucoma, nta wundi muntu namubyaranye nawe, umwana n'uwa Mucoma. Rero mu gihe ahari ntambwire basi nimba atari uwe mbimenye, kuko ntambwira ngo suwe. Icyo akora gusa ni ukumuhamagara akanga kunyitaba, akamboroka nimero zose akaziboroka. Iyo muhamagara kumva ijwi n'iryanjye ahita yanga kunyitaba. Kumenya impamvu yanga kunyitaba nicyo nshaka kumenya, kuko Mucoma nareba nabi njyewe arazwi. Rero njyewe ikintu nshaka, nareba nabi nzamurega. Niyo mpamvu nabanje kubicisha ku banyamakuru. We nimba afite umutima w'umubyeyi nk'uko avuga ngo yabayeho nabi, ntagirire mu mwana yiwe yabyaye. Nese ubu nk'urugero, ndamutse nk'urugero, ubuse umwana wiwe nk'ubu tuvuge, wasanga nanjye mutazi ubuzima mbayeho, sinzi, wasanga naramucumbikishije kugira ngo wenda ababaye hari nko kwa mukuru wanjye cyangwa kwa murumuna wanjye, nanjye ari uguhigahiga kugira ngo ayo mafaranga abone
nyoherereza umwana nese ubu ashimishwa no gufasha abana bo hanze we ntanaterwa n'ishema ryo kuba wenda umukobwa yaramutwitiye akamubwira ngo afite umwana hanze. Nicyo kibazo mfite cya Mucoma rwose, nta kindi kintu nigeze mfana Mucoma. Bitangiye ubu ngubu nyine mbona ko ari kuza i Kigali ahantu hose bambwiye ari ntanyitabe ntaze kundeba, ahubwo nyuma agaca inyuma akanyandikira message ngo naguteje ngo we nguza ngo neza abantu nkande ngo ibiki n'ibiki. Ni ukuvuga nyuma cya gihe dukorana cya kiganiro cyane ko bambwiye ati hari ikiganiro numvishe sinabonye ejo bundi ari kurwana ngo yaguze indaya sinzi ahantu nabibonye yararanye nayo mbona bameze neza. Ubwo se nk'iyatinyutse kugura indaya kandi afite umwana abazi iyo ndaya umwana ifite kuki atagira impuhwe ngo avuge ngo wenda umwana wanjye nabyaye hanze ari kubaho nabi ngo basi ajye kugura izo ndaya yabanje no kohereza umwana w'amafaranga. Ubu se umwana w'igihe cyo kwiga ko kigiye kugera bizagenda gute? Ngiye nta kazi mfite ubu se none se ubayeho gute muri no Kigali? Ibyo byose ndabona ukiri mutoya ntanze urubaka, ubayeho gute? Njemba ubu ngubu ndi kwa musaza mama wanje afite umugore, ariko urumva iyo bana na musaza mama wawe kandi umugore hari umugore azi ko nabyaye ntago avuga ngo nguriya ngo ni umwana ngo wamusaza mama avuga. Urumva turi abagore babiri ntago bimushimisha. Ngiye umva ndababaye ubu ni byinshi cyane, mfite ibibazo byinshi. Brandi tuzi ko wenda urugendo rw'umugore wenda gutwita ni urugendo ruba rutoroshye, wenda urabona utuntu twinshi rimwe na rimwe runavunanye, hanyuma cyagiye cyo gutwita ni nk'icyo kintu cyakugoye. Urugendo rwawe rwo gutwita byagenze bite? Cyane ko umuntu atwise burya adafite umugabo biba ari ikindi kibazo, nabyo biba ari ibintu bitoroshye. Umva nkubwire ni birebire cyane mana we. Umva njya kubyara nahuye n'ibibazo wa muntu. Urabona naratwise maze gutwita abantu bo mu rugo barabimenya. Urabona uko iyo basanzwe bakuza uri umukobwa hari ibintu bigenda bihinduka. Barabimenya barambwira ngo ngo inda. Urumva namaze gutwita nsubira mu rugo barambwira ngo waratwise ngo nicyo cyari cyarakujyanye i Kigali. Barantuka mbura ukuntu mbigenda, nanatekereza n'ukuntu umuhungu wanteye inda muhamagara kanga kunyitaba. Nkumva ndapfuye. Umva nkubwire njya kubyara nahuye n'umuntu mu muhanda arangije ndamubwira ati wambabariye nkakubwira umubyeyi we yari umugore arahagarara aranyitegereza. Urabona umuntu w'umubyeyi aba afite umutima iyo abonye n'umugenzi we atwite. Yo ihangane n'ukuri. Turahura ndamugati wambabariye ukamerekeza kwa muganga. Umugore aranyitegereza arambwira ati sa mukobwa we ko ndeba nta kibazo ufite, ko ndeba usa neza bimeze gute? Wahuye n'ikihe kiba? Ndamwira nti njyewe mfite ibibazo bikomeye, ndumva nsa nk'umuntu umeze nabi muri njyewe, ntekereje kuva mu rugo kuko nta mafaranga nari mfite. Tuvugana mfite amafaranga 300 yonyine mu ntoki kandi nta mituweli ifite. Nivurizaga kuri rama y'umuntu turanye nawe ari ugufindafinda beshya kwa kundi uvuga ngo umuntu asa n'umuntu. Sindi n'ahantu nivurizaga nimba batarabirebaga, ahubwo menya ari Imana iba yashatse gukora ibintu wa mukobwa we. Umubyeyi yarambwira ati se mana ko nanjye ubona ndi umukene biragenda gute? Yaramerekeje kwa muganga nkigerayo banca amafaranga. Urumva nagiye kwivuza nta mafaranga mfite, banca amafaranga. Umva ndangije ndahumiriza ndavuga ni Imana ni wowe ushoboye byose. Yo ihangane Mana wa yo ni birebire wa mukobwa. Brandi ihangane n'ukuri ihangane. Brandi ihangane. Umva narabyaye maze kubyara ndangije ndavuga ngo kuba umwana nta kibazo agize nanjye ntapfuye nibashake nzibere mu bitaro. Uwo mugore yangumyeho kwa muganga arangije akajya anyaka nimero z'abantu bo mu rugo ngo abahamagare. Mukuru wanjye niwe wangiriye mu warangije araza anyishyura amafaranga kuyanyishyura, ariko umva na n'isaha n'inyuro. Umwana nago namujyanye iwacu, sinamujyanye kwa mukuru wanjye aho nabaga. Twabaye tugisohoka mu bitaro arambwira ngo ibyanjye mbyimenyere.
Mucoma nkamuhamagara akanga kwitaba, nkamuhamagara akabyanga, wa mukobwa yo ni birebire nukuri birababaje ndetse naguhamagaye mbaba ariko nk'ubu ngubu ngiye wanyereka Mucoma oya wirakara umva ngo bavuga ngo bafunga abantu nakwemera ngewe buroko nka buryo nekereje ukuntu umwana yiwe umwaka umwe n'igice nihirinze mu bukene nkumva ubuzima bayemo mba numva bimbabaje atanatekereza ko bangoreka nohereza umwana w'ibihumbi 2 basi anywe n'amata byonyine numva bimbabaje n'ukuri by'Imana nukuri Mucoma nimba koko iki kintu waba ukizi rwose gira icyo ukora pe gira icyo ukora kuko nimba umukobwa muto yakubwira ati inda ni yawe ahubwo si ikindi kibazo nibaza kuki wowe Brandi utigeze umubwira ati niba ubihakana tuzapimishe kuko urebe ko umwana atari wawe umva namwandikiye message na n'ubu ngubu ntabwo ajya nsubiza usibye ko nabibwiye uwo muhungu w'inshuti yiwe akambwira ngo naba ndetse ngo igihe ngo azahugukira ngo nimba umwana ngo ari uwe ngo se ngo urabizi ngo uzi ko ngo hari ikibazo ngo cy'amafaranga ngo njya ngira ngo nzaza ngo nyatange ngo dupime ngo kandi ngo niyo ngo twapima ngo umwana ngo ntago ngo ari ikibazo yiyemeye byahatari nakwibaza ubwo bwiyemezi bwiwe afite n'umwana waharababaye nkumva birambabaje cyane so kubeshya hanyuma umaze kubyara bwa buzima noneho bwo kugera wenda mu rugo ese kwa bya bintu umubyeyi akenera amasombe ibiki byose mubashije byo kubibona byibuze cyangwa umuryango wenda bamwe na bamwe bakubaye hafi sha nyine uziko ntabangwa na bose urabizi uye nibazo nk'ibyo ngibyo ntago ubura umuntu umwe ukugirira umutima hari umwana wa murumuna wa mama sorry navugishijwe kubera ibibazo wa murumuna wa mama niwe nyine yajyaga agerageza nyine akangurira ifu y'igikoma akangurira amata y'umwana urabona umuntu atari yabura n'amashereka noneho akamfasha nyine biraho na n'isani umfasha n'ubu ngubu niwe nasigiye umwana byarangiye tubanye nyine namukuye mu rugo nyine ndamuzana muri iki gihe hanyuma turi muri lockdown ibihe bitoroshye wambwiye ati nta kazi ngira nanjye nakundi mbayeho hanyuma kugeza iyi saha wenda mubayeho gute n'umwana shamva nkubwire usibye ko nyine mfite umwana mwiza cyane nta muntu utamukunda njya kumva nkumva nk'abashuti banjye barampamagara bakambwira bite nk'abana byiza nkabona nk'umushuti wanyohereje nk'amafaranga kuri mobile money usibye ibi bintu bya corona pe ngiye nari nzi ko ngiye n'umwana noneho aribwo noneho ibyanjye na Mucoma noneho umva nabonye bije ibintu byo kumugirira impuhwe numva birarangiye ndavuga ati sundi Mucoma kwazwi niyo najya no kuri Niba navuga ikirego bakamuhamagara akaza numva birancanze urumva corona umuntu ntabasohoka mu rugo ntabagira ute ndavuga ati byanze bikunze Mucoma noneho ndajya kumurega rero baramfasha bamwe na bamwe umwana nta kibazo afite cyo kurya rimwe na rimwe ararya nk'ibyo kunywa akabibona ariko urumva mfashwa n'abantu bo hanze ntago bazakomeza kumfasha nabwo ntago bamfasha mu rwego rwo kuvuga ngo nabuze iki ngiki ari n'unyurira ngo wabyaranye ngo n'umugabo uba muri Amerika ngo nabyaranye n'umugabo uba muri Amerika rero bamfasha nk'umuntu nyine bazi ko nabyaye ariko ntago bamfasha nk'umuntu uri kubasaba kuko babona hari n'ubwira ngo ufite ikibazo ntabyemere ngo kandi ngo amadolari yisuka nakwibaza ukuntu umwana wanjye abayeho nabi usibye ko kwihagararaho kw'abantu nkumva ndababaye byahatari hanyuma ndabona rwose uri umukobwa mwiza urasa neza uri kurambwira ati ntago nkora ntaki wenda ubuzima busanzwe noneho amavuta imisatsi biki ninde ubikumenyera ni kwa kundi nyine Imana nabwo yiremera umuntu ubwabwo umuntu ntacishwemo ijisho nese urabona nsutse ibintu by'amafaranga ngahe koko ntago ari menshi cyane ku buryo navuga ngo nta nubwo nyanekereza no kuvuga ngo ndisukisha ngo njye mu bintu byo kuvuga ngo bimwe by'abakobwa ngo imisatsi yashaje ngo barisukisha ari igihe nanisukisha rimwe mu mwaka nifite umusatsi wanjye usanzwe amavuta nisiga no kuri vaseline y'umwana iyo nayo nayibonye nyine bukira bugacya hanyuma ni ikihe kintu wumva rero wakisabira ngo wa mugabo mwabyaranye witwa Mucoma njye ikintu nshaka kuri Mucoma ndashaka ko
ubundi nshaka kumenya umwana aramwemera cyangwa ntago amwemera. Nibyo bintu nshaka kumenya. Nkuko naguhamagaye nshaka kukubwira ibibazo byanye na Mucoma, nibitamukemukira ahangaha nzamurega Mucoma afashe umwana wiwe. Nago namubyaye njyenyine, nago nese nge ndi umugabo nzavamo umugabo n'umugore kandi azi ko umwana wiwe ahari. Erega n'umwana wiwe ko ntabeshye undi muhanzi se w'umusitari. Mucoma niwe musitari mu Rwanda uzwi ku buryo ari we narinda kuvuga. Ba Debeni bose na ba Medini ba muri Amerika se, kuki se ntavuze undi muntu ba muri Amerika? Kuvuga ngo no kuvuga ngo aba muri Amerika ngo nicyo nashaka ngo kwigendera nanjye. Oya, nari kureba n'undi muntu ari ukumubeshyera inda, nari kuvuga n'undi. Umwana n'uwa Mucoma n'uwe Mucoma. Rero nafashe umwana wiwe nta kindi kintu. Hanyuma cya gihe wambwiye ati nabonye inkuru atari nayo yatumye ngira agahinda, ataho yari yararanye n'indaya. Tibira nambabaza. Ukibibona iriya nkuru, reaction ya mbere wagize ni yihe? Umva, subu nkubwire ngo iki, nararize bigera aho ngaho ndaseka, mbona ahubwo mbona n'umusazi. Wahubwo wabona n'uriya mukobwa nawe byari kuzarangira mwangaje nk'ukuntu yanyangaje. Kuko sinumvise ngo ni indaya. Indaya zo nta mikino zigira. Ntago zamukorera ibintu nka biriya. Ntago bishoboka. Nuko nyine nawe nanjye witonda nkanagishyiramo ukuvuga ngo wenda wa mugani n'umusitari, nkashyiramo ibintu byo kugenda mubahamo mutinyamo, nkavuga no kumuteza abantu. Hako noneho bigeza aho ngiye muteza abantu. Hanyuma ndabizi iki kiganiro azakireba kuko n'umusanzwe tujya dukorana. Naramuka kirebye uba wumva nta ngaruka runaka bishobora kuzakugeraho wowe? Ingaruka zihe zo kuvuga ngo kuba yari kuzamfasha akaba biretse, cyangwa se ati wantejeje abantu? Umva, undi kureba inyungu zanjye. Ahubwo noneho azabikubwira se, mubwire uko uzamubwira. Uzamubwire ko nibidakemukira hano nyine ahangaha, hano ndi kubiganiraho nawe, bizaba birebire cyane. Ahubwo gira icyo mubwira, ndabizi ikiganiro azakireba. Umva Muco, nge naje hano kureba uno munyamakuru mbabaye. Nshaka ufasha umwana wawe, nge nguhamagara unyitabe nushaka umbeshye, ariko umenye ko umwana wawe ahana ari afite ibibazo, arababaye. Nshaka ngo umwana wawe, ese umwana azi ko afite papa wiwe, ntaranamuvugisha na rimwe, wenda ngo n'umwana ngo umve ijwi rya papa wiwe. Abona umuntu wese aje kunsura cyangwa utambutse ngo papa. Gusa ubwo ngubwo ibyo ni ibintu nta nimwe wowe ubwawe ugira, wowe ubwawe ku giti cyawe. Nguvuge ngiye sinzi, ahubwo no kuba warabaye mayibobo ukaba utarakuyemo isomo ngo umve ko n'umwana wawe azakura mu buzima bubi. Sinzi ukuntu utekereza byonyine. Ese ko mbamba uri umuntu mwiza mu bantu, abantu bose ubuseka wigize umuntu mwiza, ubwo bwiza bwawe utereka umwana wawe, nanjye twabyaranye ubwo abantu bo umva mana sinzi. Nje ukuri birababaje pe, birababaje kandi ntago ari ibintu wenda byo guseka, ni ibintu biteye agahinda. Hanyuma wenda hari abandi bavuga ati hari igihe umukobwa wenda bamutera inda akaba yavuga ati aho kugira ngo nangare, reka njyewe nemere nyishyire kuri uyu muntu wenda kuko ari we ukizi. Icyo kintu abantu batekereza gutyo bavuga ati uyu mukobwa wawe nawe mugeretseho, wababwira iki? Nje kuva kare nakubwiye ko Mucoma ntamubeshyera. Kuvuga ngo nabeshyera umwana, amaraso ni ikintu kibi. Nago nabeshyera umuntu ngo umwana ngo nuwe ataruwe. Nibyo namye nkubwira ngo ntago ari we mugabo wenyine ubaho mu Rwanda, no mu bindi bihugu arahaba. Ntago Mucoma ari we natoramo ngo njye kubeshyera. Kandi hari n'abantu benshi cyane bari bamaze kubona Mucoma aza kuntwara mu rugo yongera agenda. Bari bamaze kutumenya. Nago rero navuga ngo Mucoma ngo umwana ngo ndamubeshyeye ngo noneho n'ikimenyi umwana barasa n'uwiwe fotokopi n'uwiwe. Ahubwo abana bavuka kuno Imana itugira neza bakavuka basana ba papa wabo, ariko ni nabyiza. Noneho mfite musaza wanjye ajyaza atambutse yabona umwana ngo Mucoma, nkumva ndababaye abwira umwana gutyo. Nakwaza ko nta n'ijana rya papa we, akaza ngo mpareza se ngo nkabibira aho ngaho ngiye kwinywera akantu ngo se ngo nta mafaranga yakoherereje, ngo kuyinzu se ngo ubwo ngubwo ngo nta n'ibihumbi 30 bijya bisaguka ngo by'umwana ngo kwendeza y'umwana. Natekereza ukuntu nimenya nkapfunda imitwe he na he, nkemera umwana
ntihagire umuntu wo mu rugo uducishamo ijisho nkumva birambabaje. Ese Brandi ubona ari impamvu abahungu wenda si bose bamwe na bamwe ashobora gutera inda umukobwa akayihakana, kandi koko wambwiye ati yaraje ansaba urukundo tukaryoshanya tugakundana tugira icyo atewe, hari n'ababizi, ariko byagera kuri level yuko umuhungu yatera inda akayihakana, ubona biterwa n'icyanini? Nge nkeka ko wenda erega abantu baratandukanye, nkeka ko wenda nka Mucoma we ni umusitari abyemeye ngo bamuseka ngo yabasebye ngo ahubwo nge nzi ko n'abantu benshi bamukundira ko yabyaye, kereka wenda abyarana n'abantu benshi batandukanye, kuko nge kuva nakumva ntaravuga ko afite umwana basi. Wenda kereka nimba wenda bafite benshi akaba ariyo mpamvu abihakana, cyangwa ahura n'abakobwa benshi bahura akaba yumva byamusebye. Nge mba numva kubyara nta gisebo kirimo. Ese ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga kuvuga ati none nge nemeye gushyira Mucoma hanze kuri iyi saha ufite n'uburakari bwinshi? Nuko namuwe ubwiwe yigeze atugirira, natekereje ndavuga ati no muntu namye mbembereza ngirira imuwe, kandi ikindi ntago nzagomeza guhishira ibintu. Ubu se umwana nakura bizagenda gute? Nacishije hirya no hino ntekereza ukuntu umwana agiye kujya kwiga, igihe cyo kwiga cyenda kugera, ntekereza ibintu byinshi cyane, ndabana nta mpamvu zo guhishira Mucoma. Hanyuma nyuma akubwiye ati mwibonaniye ati tugende gupima turebe koko ko umwana uvuga ko kari uwanjye, wakora iki? Kuko ari uwe nabyemera byanshimisha, ahubwo se yamba barakaza n'ubu ngubu tukajyayo, akaza umwana akajya kumupimisha, sinumva ngo numukira afite amafaranga, byasaba igihe kingana ute, agashyira umutima hamwe uko avuga ngo umwana suwe, akamenya ko ari nuwe basi, naho azajya aba yicaye hose ajye yicara umutima umurya amenye ko afite umwana niyo atabyemera. Rero kuvuga ngo wajya kumupimisha, ahubwo se yamba bari akaza akajya kumupimisha, ko nanjye nakumva ntuje, akamenya ko umwana ari uwe. Hanyuma Brandi uba wumva umuhuye nawe imbona nkubone ari nk'icyo kintu wakora bwa mbere ukimubona, cyane ko wambwiye ati ngewe muri uru Rwanda rwose naramubuze, tinagiye Nyamirambo nsanga yarimutse, umubonanye imbona nkubone wakora iki? Se nkubwire ngo iki tubonanye usibye kumushimira byonyine? None se aza kunsura aho nabaga yabonaga ntaba mu rugo rw'abantu bamfashe neza, erega nawe yankundiye yuko yabonaga niyubashye nsa neza, none ndasa nabi kubera umuruho yamaye. Yego natwe ari igihe tuwitera bitewe nuko tutabanje gutekereza, ariko rero mubonye Mucoma namushimira gusa nta kindi, namushimira ubundi yama nk'iminota nk'itanu mubonye nkamubwira ati ndindira gato ndaje, nkamuzanira umwana niyo atamuterura atambuka gusa, ubu icyawe kiba ari icyawe ntago yakiyoberwa. Ubwo iwe akigaye ko sinamukubita ntacyo namutwara, namushimira gusa nkamubwira ati warakoze wagize neza. Yagize neza, usibye ko ntajya nicuza kuba mfite umwana, narabyaye umwana wiwe, iyo mubonye ndishima, ariko ntibinanshimisha kubona abayeho mu buzima bubi. Birumvikana kandi ufite ubushobozi. Hanyuma hari isomo wakuyemo, ni irihe somo wakuyemo ukavuga ati iyi saha iri kusa sinzongera kurikora? Umva nkubwire, ngewe ntago uziko ngewe ubu ngubu mbona uku nguku, ngewe niyo mbonye abahanzi mba numva mbabaye, kuko natekereje ko n'ubundi bose ari kimwe, natekereje ko bose ari kimwe, kandi wenda hariho abahanzi beza b'abana beza, ubu se ko abandi bahanzi bemera abana babo. Mucoma uriya ujejo bundi avuga ngo yabaye ubuzima bubi, none amaze kumva byimbye yihise yihakana umwana. Amaze kubyimba ikibazo ari kubyimba wenyine atabyimbana n'umwana wiwe. Aya Brandi wirakara wenda nk'uko Imana yakomeje kuba hafi n'umwana wawe izakomeza ibikore. Hanyuma tugana ku musozo, ni ikihe kintu wabwira abana b'abakobwa? Umwana w'umukobwa ashobora kubona wenda umusitari runaka kumva arashamadutse, cyangwa se akavuga ati bigenze gutya ati nabyemera kuko ari umusitari, gira inama bagira. Umva abana b'abakobwa ikintu nababwira nuko uzajya babanza bagashishoza, ngo umuhanzi ngo umusitari kuri we aba yumva ari byiza kuba ari kuvugana na runaka ngo n'umuhanzi n'umusitari. Erega se n'abahanzi gusa n'abakinnyi ba filime niki, umukobwa we hari umukobwa wumva kuvugana n'umuhanzi bimushimishije, ngo umusitari bimushimishije, nkuko nanjye byanshimishije, numvise nyine ari ibintu byiza birenze, kumbi ntazi ingaruka zizavamo. Ngewe ikintu nabagiraho inama, bagomba kujya babanza
bagakontorora bagashishoza bakareba umuntu biraba ngo runaka yaje kunsura ngo anyitayeho, ntago bireba nta kintu bivuze kuko nanjye nibyo byanshutse. Rero ikintu nabagira inama bajye babanza bashishoze bo guhubuka, kuko hariho n'abandi bantu basanzwe utapfa guhubukira saba hanze gusa, bo barebe kure bamenye ubwenge, kuko ubuzima mbayeho ntago ngiye nekereza ko atari bwo nari kuba mbayeho. Bamenye ubwenge barebe kure, nta byo guhubuka, ntago ari byiza rwose. Hanyuma rero Brandi, tugana ku musozo, ngewe akenshi nkoresha impande zombi. Njya mbwira abantu, wenda batumirwa banjye barabizi cyangwa se abakunzi banjye, njya mvuga ati ntago wakumva uruhande rumwe. Wenda numvisha uruhande rwawe uyu munsi urambwira ati Mucoma inda aranyihakana, ariko n'ubutaha nzagerageza kuba naganiriza Mucoma numve nawe ikibi binabivugaho. Kandi wakoze n'ikindi gihe wenda nitugukenera tuzakubone, kandi no kuri tukuri inyuma pe. Ibibazo nago reka mvuge ngo umenyanye n'inshuti, burya hari ikindi kintu ubuzunguka mu buzima. Nukuri wakoze cyane, n'ikindi gihe nitugukenera tuzakubone, kandi komeze kwihangana pe. Murakoze namwe, umunsi mwiza, ariko mumbabarire Mucoma mugezeho ibi bintu. Iyi interview wenda bizi kazayireba. Mubimubwire rwose ko ahantu ari ubwiwe nta n'ikintu bimaze atazana amaraso yiwe ari. Tuzamugezaho ubutumwa, kandi interview ndabizi azayikurikira Mucoma. Murakoze cyane. Gasaro TV.